impamvu ngewe mbona zisenyuka vuba cyangwa ibibazo n'inkundo ziriho ni uko abantu bagenda bafite kondisiyo runaka ukagenda bashizeho kondisiyo za kondisiyo rero wagerayo ntibikunde bigapfa cyangwa ukavuga ati njyewe nkeneye abana b'abahungu wagerayo umugore akabyara abakobwa ati reka nje gushaka agahungu ku ruhande wagera hakaba n'abagabo bakunda abahungu wabyaye abahungu gusa ufite abahungu batanu nkeneye umukobwa ntabwo nzareka kubyara ntabona umukobwa bigatuma ujya kumubyara hanze ugasanga umugore ananiwe kwihangana urugo rukaba rurasenyutse mbese ni ukubera bagenda bafite kondisiyo tuburere ntabwo agera mu rugo ngo yubake neza umukobwa ugiye kujya mu rugo agomba kuba afite uburere afite indangagaciro ikindi afite guca bugufi kubaha mbese umugabo ntavuge kwa kundi mutongana bise ko mu rugo bibaho nawe uri umupapa nimba umugabo atonganya hari ukuntu mugira umujinya wa bisanzwe tu hari akantu ka igo mugira murimo kandi imana yarakabaremanye nyine noneho imana yagiye kwikora iravuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo ni umutwe mbese nta kigomba kumunyeganyeza nubona rero umutwe wasakuje wavuze cyane umugore wowe uri igihimba uri hano hose tuza ya kandi usanga umugabo ashobora kugukubita kubera ko wavuga hejuru ariko agukunze kandi atari umwana mubi adasanzwe afite n'izo ngeso yo ndagusuhuje mwifurije igitondo cyiza we bukeye ndetse nabugoroje mwifurije umugoroba mwiza bivanye n'aho uherereye nshimiye wakoze subscribe kuri Neza Live TV uraho agaciro ndakwifuriza amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi uyu munsi rero nagiriwe umugisha nasuye n'umubyeyi umudiyakoni mu muhana ashaka kumuteranya n'abadiyakoni bo ku ikanisa ryacu n'ubwa mbere tunabwiriye reka tangira twibwira hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu bivuge nk'umunyamurenge kumva nitwa Jeannette Mukamisha nkaba ndi umugore w'abasita ndi umukobwa w'abadahurwa ndi umwishwa w'abasinzira b'abatimbwa ahita ko ari uko ufite umugabo ndashatse iwacu ni mu rurambo naho mu rurambo hari ibindi rurambo sinini wa okay ntago nakubwira ngo ndahazi ariko ni hanini ikindi nzi nuko ngo ari heza ni ahantu harambitse heza okay ariko ni hanini tuhazi wowe ufite imyaka ingahe nari nkiri muto nk'imyaka nk'ine wenda ruguru nta byinshi ntabyo nibuka n'amacoco ndibuka amacoco n'amake amacoco ndibuka oya amacoco ibyo fanta byibuka ibyufa ndabizi ibyufwa ndabizi bajya babyerekana n'ahantu hose no ku mbuga baza babyohereza ariko sinavuga wenda ngo narabiriye cyangwa ngo nagiye kubica imyaka ine reka ibyo wavuga ko iri mutoya ukora kuri social media nawe nkaba ndi mfite TV yitwa MD TV show nkaba ndi na makeup artist please go there and subscribe please ni mama Deborah yes MD yego bino bintu bisanzwe ibintu bya social media se nabyisanzemo mbere hari ukuntu nakunda gukora ibintu by'amaburido shower nkora makeup ngahura n'abana b'abakobwa tugakora amababy shower tukigisha abana b'abakobwa bagiye gukora amakwe mbese n'ubundi ni nkaho nari mbirimo ariko icyo nari ntarakora ni ugukora YouTube channel naje kuyikora nyuma kuko hari ukuntu twagendaga guhura n'abagore tugahura tukaganira bamwe bakambwira ati kuki ibi bintu abantu batabyumva ari benshi kuki tutajya tubikora ngo duhure tuganire n'abandi babyumve nibwo rero nagiye ntangira MD TV show ugatanga ya masomo ya masomo nyine warayumvishije se gwiki abanyamurenge kuvuga bimwe muri biri uzovuga bamwe bizabeteye isoni urugero hari icyo se nzavuga kidasanzwe gukunda umugore biteye isoni
ari amakuru yo oya ntabwo ari ibishiritse isoni ni ugutanga amakuru amasomo kuganira kugira ngo kominote yacu ibe nziza kurushaho ariko ntibyari bimenyerewe ntabwo bimenyerewe ariko njyewe nari nsanzwe n'ubundi nanabikora kandi dufite n'abandi bagore babikora b'abanyamurenge ababikora ntabwo babishyira kuri social media yes ntabwo niryo tandukaniro rero rya MD n'abandi wamashije gute kubishyira kuri njyewe numvishije ko kuko n'abanyarwanda bikora narakurikiraga aba Nigeria abantu benshi batandukanye mbona abo barabikora ndavuga kuki muri sosiyete yacu bitabaho tubwire umugabo gukunda umugore kumuha keya tubwire abagore uburyo bagomba kwitaho bakagira isuku kuko usanga imiryango yacu natwe igenda isenyuka kandi ku bintu mbese bidafite ishingiro ku tuntu dutoya cyane kandi umugore ni umuntu uremwe mu marangamutima ni umuntu wumva uciye bugufi iyo umuganirije ikintu ukambwira ati yewe reba umugore agomba kugira isuku umugore agomba kwitaho umugore agomba kubaha umugabo umugore arabyumva ugasanga rero hari abagenda babyica kubera ko batabiganirijwe kandi hari abana batoya cyane urabona nka ba Mutoni nk'abariya bana ni byiza kubaganiriza cyangwa se mbese niyo sirno noneho ugasanga nka Mutoni aracyari umwana muto she's like my young sister ukabona arabombotse akiri muto akeneye ibintu byinshi byo kuganirizwa ukaba wamegera ukamuganiza dore bafata umugabo gutya dore kwa sobukwe mu bana gutya dore nyoko bukwe bamukunda gutya baramukazi bawe hari n'igihe hari n'ibintu twebwe dushaka twagiye twishiramo ngo mabukwe ngo ni mubi abantu bose bakagenda bazi ngo banyirabukwe ni babi ariko ntago ari byo habaho mabukwe beza ikindi ugasanga ni twebwe bakazana twabigiyemo nabi kwa ko wenda inshuti yanjye yashatswe ndifite mabukwe we bagirana ibibazo sino kudashoboka buriya nta mubyeyi wakunda ngo kwange abenshi biterwa natwe mabukwe ashaka kumbwira ikintu nkahita ndakara kandi icyo kintu mama yakimbwira ariko mabukwe yakimbwira nkahita ngishyira mu yindi sansi ibo atakivuzemo ngewe nkashaka kucyumva uko bitari bikwiriye ugasanga rero ntago tugiye gukundana na mabukwe ariko iyo wegereye abana ukabaganiza ukababwira ati ba mabukwe beza babaho mabukwe yagukunda mabukwe yakwitaho mabukwe mwaganira ngewe nguhaye nk'urugero hari igihe mabukwe wanjye yampaga nk'amafaranga twarabanye nkikora ubukwe ariko ndagenda nari nzi icyo nshaka ndavuga mana ngiye kubaka uzabane nanjye nk'abisengera kandi uzampa ababyeyi bankunze nanjye nzabakunda ariko ndibuka ko hari igihe mabukwe yampaga n'amafaranga akambwira ngo akira mu Rwanda nk'ibihumbi 30 akambwira ati twira udufaranga twawe ningira akantu nkenera kugura ngo kandi ntubibwire umugabo warukiri muto cyane ntago nashatse ndi muto cyane sinari mukuru ariko sinari ndi na muto ariko umva urwo rukundo rwa mabukwe urumva urwo rukundo rw'umubyeyi ariko biterwa n'uko natwe abakazana tuba twabyitwayeho urumva rero wenda hari n'ibyo ari kumbwira nkahita numva ndarakaye cyangwa se nkahita mvuga ngo nuko atari mama ariko kubera ko nashatse kumwumva nk'umubyeyi ni ukuri yambereye umubyeyi udasanzwe 10 ndagakecuru mu rushako njyewe ntago ndabonamo ibintu bibaho pe ariko ni ukuri njyewe urugo wenda uri n'umuvandimwe hano igihe tujya tuganira ariko urugo njyewe nararwishimiye narugiriyemo imigisha urumva narashyitse ndabyara mbona abana umugabo tubana neza mbese byangendeke neza ariko hari nk'ibintu bibaho mu rugo ushobora kugenda nyine ntuhuze n'abantu urumva kuri iyo kote mbi ukagenda wenda ntimuhuze n'abantu cyangwa se wagereye ntubona abana nk'uko wari warabitekereje wagereye wenda umugabo ntimuhuze nk'uko wari warabitekereje ngo muzahuza n'ibibi bibaho ariko ngewe kuri side yanjye ni ukuri nabibwiriyemo umugisha ntaco urugo ni paradiso kandi nararukunze uzi kugira umuntu ukubwira ngo nka mu gitondo akakubaza ngo bonjour chérie waryamye neza wabyutse ute iyo keya gusangira amarangamutima mbona ari byiza ikindi kuba ufite abana bawe abantu bagusarundinze biba ari byiza niyo mpamvu nkunda kuvuga niyo nganira nsabira abantu batarabona abana ukavuga ati mana uzahe umugore n'umugabo uzabaha abana babone bino byishimo ariko urabaza gute byonyine no kuba nambaye iyo ngumaga ndi umukobwa simba nambaye nk'iri kanju
kuba mfite stati, kuba nitwa umugore w'umugabo, kuba mfite urugo, ibyo ni ibintu birenze. Ikindi kuba mfite abana nyine nk'uko wari ubivuze, kuba narungutse noneho umuryango, ariko uzi kubaho ugakura noneho ukama ugenda mu muryango utaruzi, yewe ukama wunguka ba brother in law, ukunguka ba sisters ba besere, mutavukana mudafite nico mupfana, abandi bantu bavuye ahantu nawe utaruzi, ukunguka ngo bamuyomba, nzaja kumva ngo abishwe, umugabo agahita ambwira ngo uyu ni umwishwa wacu, ukahita ngo n'umwishwa wacu, cyangwa umwana mwahura wenda utamuzi mugasuhuzanya agahita akubwira ngo uri muyomba, nkakubwira ndi muyomba wawe gute, agahita ambwira papa Deborah gutya, avugana na mama, agahita atangira akakubwira amasano. Tekereza abo bantu bose baba bagusarundinze, wumva ko ari abantu bawe bakuri hafi, ni umugisha. Twahuriye mu bukwe. Okay, njyewe nari ndi kuri kote y'umukobwa, bari kuri kote y'umuhungu. Oya, nari natashe ubukwe gusa. Hari uwo mupapa w'uwo mukobwa yakundaga kuza kuri church yacu, ni abashuti bacu, yitwa Bona, aba muri Canada na Christine. Noneho papa wiwe akaba yakundaga kuza ku rusengero rwacu kutubwiriza. Noneho abo ba Christine tukaba dufite n'icyo dupfana, ni abavandimwe. Noneho akora ubukwe, njya mu bukwe bwiwe. Noneho umugabo wiwe ni petit frère wa papa Deborah, ni nawe washatse mbere. Noneho arangije turagenda tugiye mu bukwe, nari mfite utuzungu tw'inshuti yanjye, twari utuvolontaire, abazungu noneho ndangije, ariko bagahora bambwira ngo bashaka kuzataha ubukwe bw'abanyafurika, bari batarataha ubukwe. Umwe yitwa Tereza, undi akitwa Chantal. Noneho bakambwira ati tuzataha ubukwe ryari, mwambaye kwa kundi, tugende nyine turebe ubukwe bwanyu uko bumeze. Ndababwira ati sasa hari ubukwe, tuzitegure tuje mu bukwe, ni ubukwe bw'umushuti wanjye, ni umupetite sere, tuzagende tuzabujyamo. Turashuha cyane. Noneho tugendaga tuja muri ubwo bukwe, tumaze kubwiramo turicarira bisanzwe nyine, ubukwe buraba, ndi kubabwira ko ibintu biri kugenda. Barangije noneho nicaranye na sister papa Deborah, ahita amuhamagara, kwa kuri telefone bisanzwe, ariko nimba aramwandikiye message simbizi. Aramubwira ati hano nicaranye n'umukobwa, urumva nawe yari gushaka abageni, ati hano nicaranye n'umukobwa, namukunze, ni mwiza, ni umushapu, bya bindi by'ababersere nyine. Papa Deborah atamubwira ati akinjira gutya nanjye namubonye, namuteye ijisho. Noneho rero nuko byagenze. Noneho twari tugiye gutaha, ko twatashye mbere, ndasohoka n'uwo mushuti wanjye turagenda. Papa Deborah nibwo yaje anasuza hanze n'uwo musista we, bite ariko abantu gatutaziranye. Aransuza, arambwira ngo ni brother ngo wa Bona nyine, umugabo wa Christine. Sawa, nanjye ndamwibwira nitwa Jeannette gutya. Bita birangirira aho ngaho, bita nigendera. Nta nubwo njya mbyibuka, sinjya mbyibuka. Na nyuma yaho yarampamagaye aranyibwira. Njyewe oya pe, kubera ko urumva twahuriye mu bukwe, ntitwari tuziranye, kandi mu bukwe haba harimo abantu benshi, guhura n'umuntu mugasuhuzanya, numvaga just ari gusuhuzanya bisanzwe. Oya, ibyo twebwe ntago bya, urumva ko iwe wenda kimbona nkinjira, hari ukuntu nyine yabifirinze. Ariko njyewe icyo gihe ntashye n'uwo mushuti wanjye, baraje turabasuhuza, hari abantu benshi mu bukwe, bambwira ko ari abo kuri kote y'umugabo. Ndavuga ni byiza, nanjye ndi kuri kote y'umukobwa. Bita binarangira mpita ngenda. Nyuma rero sinzi ukuntu yaje gushaka nimero yanjye, arampamagara, arambwira ngo twahuriye mu bukwe ibiki, nkumva bimwe sindanabyibuka, nkumva nyine siwe nibuka. Nyuma gatuza ku meeting, arambwira ati naranagushoje mu bukwe ibiki n'ibiki. Wawe ni byiza, ariko ari umuntu nyine mwiza ufite story, kantera story, nuko nyine tuguza gupatana nyuma. Nuko byagenze. Ntabwo nagiye kuri zo tuganira, ndagira ngo duhuze urukundo rw'imyaka 10 n'urukundo rwa Mutoni rw'amezi 4, turugereranye. Ariko Mutoni yabagoreweho, ni umushuti wanje, turugereranye, noneho gatoze gakubihuza, twumva aho byari bikomeye naho zari zoroshe. Umunsi rero urumva mwarahuye, agusaba ko nyine
arakupropoza wenda uko biri kose nawe oya twebwe yabanje kujya mpamagara tukaganira twabanje kuba aba best friend twabanje kujya tuganira akampamagara amakuru nyine nk'umuntu twamenyanye turamenyana utumesaje gutyo twagiye nyine gukundana tumaze nko kumenyerana kuko yabaga kwa grand frere we ngere iwacu ni Kicukiro urazi arangije nawe aba kwa grand frere we nyuma aza kwibana ariko urumva twese twari dutuye muri Kicukiro kandi noneho n'iwabo baziranye n'iwacu yari azi aba brother banjye cyane umunsi agaporopoza ko wenda wamubera mama w'abana mwarimo baranyigishanya nawe ibyo bintu yabimbwiye tumaze nk'amezi 6 tuziranye basi umusubiza oya nta mukobwa upfa gusubiza ya tuba twakunze mu by'ukuri twabanye nyine maze no kumukunda urumva umuntu mugera mu kamishuti nyine ukabona muri mubaye close ariko iyo umuntu akubwiye ngo tugiye kubana sha narabuze bya bintu byo kubaka umuntu tuzabana forever uzi ko agupropose amusanga muziranye ugahita wumva ugize ubwoba wanakuraho na telefone natangiye kugira ubwoba ndavuga what tubane ntabwo bishoboka ntangira nko kugira ubwoba ntangira no kumutinya noneho nkajya numva ariko nyine namuhaye time nanjye kubaka urugo ntabwo ari urugo gusa mbese ni ibaze ni ministry y'Imana ahantu ikintu ugiye kubaka abazagukomokaho urugo uzabamo imyaka ahantu uzapfira ahantu bazaguhamba nkanjye n'impfa ntabwo nzajya kuhambwa mu badahurwa ni mu basita mbese niyo identity yanjye for now urumva icyo kintu rero ntabwo ari ikintu gitoya ni ikintu umuntu agomba gutekerezaho mu buryo bwagutse niyo mpamvu usanga kenshi abakobwa yakubwiye ati none se numva na Mutoni mu gihe bari bagiye kubana yaramubwira ati nzabitekerezaho kandi bari bamenyeranye igihe gitoya ariko ese umukobwa ujya uvuga ati reka maze nitekerezaho ndahubuka umuhungu ni gake yakubwira ngo mbese ngo ndashaka uzambera umugore tuzabana uhita uvuga ngo yego ndabyemeye niyo waba umukunda ugomba kubanza ukajya no gufata time ukabitekereza ukabaza n'abandi ukabanza ukabaza nko mu rugo naragiye mbaza papa nonga ati papa ese hari umuhungu gutyo byose ndabimubwira ariko aba brother banjye bo bari babizi na sister wanjye ni nabibabwiye ase papa hari umuhungu umusita uri kumbwira ngo ibiki ndabanza ndamubwira nawe arabanza arabamenya noneho byo bya kinyamurenge ejo ntazazana n'umuntu wenda bakavuga ati reka noneho papa ndamubwira nyuma y'igihe gito papa arambwira ati ndabazi n'abantu beza bafite umuco babiri imfura wahagera ukanywa amazi ibintu nk'ibyo ubwo nyine nanjye numva nza kumwemerera zino nkondo z'ubunyene ubona turi imyaka 2 ishize zino nkondo z'ubunyene ubona ko zifite ikihe cyerekezo okay twe wenda tubitekereza mu buryo butandukanye ariko biterwa n'icyo umuntu ashaka impamvu mbona ko habamo ibibazo cyane wenda bigatera n'amadivorce nuko umuntu ajya mu rugo afite condition ese ntujye ubibona ugasanga umuntu yubatse urugo ataravuga ngo ngiye kubaka ahubwo ari uko umuntu ugahita uvuga ngo ngewe ndashaka ngo umukobwa ngo muremure w'inzobe ibyo ni byiza abantu nyine barabidekriva ngo umeze gutya ngo wamugeza uyu mukobwa ejo akarwara cyangwa akagira ibindi bibazo ugahita umureka ugasanga baratandukanye bibaho cyangwa ukavuga ngo ngewe ikintu kinjyanye kubaka nkeneye abana ndashaka urugo iyo ni condition uba ushyizeho yagera mu rugo Imana ntabwo ari Olivier Imana ntabwo ari Danilo wagerayo ubwo Imana bafitiye undi mugambi wagerayo abana ntibaboneke kandi Imana nyine ikavuga ati ni nyuma y'imyaka runaka uribaza kuriya mugabo iyo ataza kwihangana aba yarose kandi hari ugerayo wamara imyaka 2 nta mwana ugahita uvuga ngo uyu mugabo ntabyara ngo reka ngende kera iyo ni condition batandukanyije ukagenda ngewe ndashaka umugabo ufite amafaranga
mu by'ukuri mugashakana mufite amafaranga wagera aka kazi kakabura ibibazo ntibibaho bagahita bamwirukana mu kazi cyangwa agahita akora nka accident akabaye ikimugabaye wo mu nzu byarangira wagera mu nzu amezi 3 ukabona ntago akiri type yawe ukavuga ati sindi bubane n'ikibuga ukavuga sindi bubane n'umugabo udafite amafaranga ibibazo bikaba birabaye impamvu ngewe mbona zisenyuka vuba cyangwa ibibazo n'inkundo ziriho nuko abantu bagenda bafite condition runaka ukagenda bashizeho condition za condition rero wagerayo ntibikunde bigapfa cyangwa ukavuga ati njewe nkeneye abana b'abahungu wagerayo umugore akabzara abakobwa ati reka nje gushaka agahungu ku ruhande wagera hakaba n'abagabo bakunda abahungu wabyaye abahungu gusa ufite abahungu 5 nkeneye umukobwa ntago nzareka kubyara ntabona umukobwa bigatuma ujya kumubyara hanze ugasanga umugore ananiwe kwihangana urugo rukaba rurasenyutse mbese ni ukubera bagenda bafite condition agomba kuba afite indangagaciro afite umutima w'urukundo ikindi afite uburere ngiye mbona iyo umwana adafite uburere niyo ageze mu rugo birapfa ntago yubaha ni hahandi nyirabuko ashobora no kumuhamagara gitavuga ngo kose mukecuru ngo bashaka iki bamuzana ngo mubane ati nyine agasara bikaba ikibazo noneho ugasanga rero uyu mwana adafite uburere ntago agera mu rugo ngo yubake neza umukobwa ugiye kujya mu rugo agomba kuba afite uburere afite indangagaciro ikindi afite guca bugufi kubaha mbese umugabo ntavuge kwa kundi mutongana bise ko mu rugo bibaho nawe uri umupapa nimba umugabo atonganya hari ukuntu mugira umujinya wa bisanzwe tu hari akantu ka ego mugira muri mwe kandi Imana yarakabaramanye nyine noneho Imana yagiye kwikora iravuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo ni umutwe mbese nta kigomba kumunyeganyeza nubona rero umutwe wasakuje wavuze cyane umugore w'urugihimba uri hano hose tuza kandi usanga umugabo ashobora kugukubita kubera ko wavuga hejuru ariko agukunze kandi atari umwana mubi adasanzwe afite n'izo ngeso so kakaje umugore ragiye afite indangagaciro afite guca bugufi afite urukundo kandi anasenga ni ukuri urwo rwe rwakubakika ikindi akagenda adafite condition runaka akagenda agiye kubaka erega ibi byose Imana njya mvuga ko ari Imana ibidutiza igihe gito Imana iba yabidutishije hari ibintu bavuga ngo abagore bazahemberwa buriya kuri bibona tubyara nabyo tuzabihemberwa ngewe nindera abana banjye neza wowe Olivier ukarira abana bawe neza ni ukuri n'umugisha tuzabihemberwa ninjya mu rugo nkita ku mugabo wanjye neza nkamwubaha gaca bugufi umugabo akankunda nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira nzabihemberwa rero ni byiza ko umwana w'umukobwa agenda azi icyo ashaka akagenda azi agiye kubaka ariko kuki bavuze umukobwa gusa n'umuhungu abahungu bareke kuvuga ngo ngiye ndashaka umukobwa mwiza umukobwa ngo ufite indangagaciro umukobwa ngo ufite uburere umukobwa ngo ufite umuryango mwiza ese wowe ufite pourcentage zingahe zo kuba umugabo zo kuba papa zo kuba umubyeyi ibyo rero n'abahungu nabo bakagombye kubitekerezaho ufite byinshi wa ngombwa hagati y'umukobwa n'umuhungu ko batarinda bakabana ni ngombwa baterana inda before yuko bakora ubukwe bakabana okay reka bindi kivuge gutya nje nawe uri umukobwa wa Gidurayi ndi hano umuhungu turakundanye biraho turaryamanye ariko biraho nyine nawe uravuze ngo biraho hari ukuntu urukundo rutangira hari ukuntu ruba rufite imbaraga nyinshi harimo n'amagambo yo kubeshana ibyo byose urabiza biciyemo hanyuma wenda turabikoze umunsi umwe nguteye inda nawe ukamushira kurisha mu gushaka icyo kintu kirakwiye birakwiye ngewe uzi impamvu abakobwa bashira pressure ngo bashake iyo umukobwa kuki ubundi urinda kumushyira muri ayo makosa ntago wakagombye kumushyira muri ayo makosa ariko mu gihe umushize muri ayo makosa akenshi impamvu abana b'abakobwa bagira pressure nuko iyo atwise biba ari igisebo iyo atwitiye iwabo byonyine n'izina bita umwana we iryo zina ntago bireba byiza ntubizi bakavuga ngo yabyaye kinyendaro ibaze n'uwo mwana ukurana iyo mind bavuga gutya impamvu rero umukobwa yitagira pressure akavuga ati wanteye inda uranshaka ni ukugira ngo yikureho cagisebo at least nyine niza nkundo zanyu z'abahungu mwirirwa mutesha abana umutwe hano hanze
mutera pressure stress ababyeyi mukabatesha umutwe. Sinemera ko uwo atsinda ugomba kumushaka. Njyewe numva ko kuko at least iyo uvuze ngo bakundanye bakageraho baryamana Uziko niki banaryama batarakundana. Warubizi? icyo cyaba ari ni uburara rero. Ibyo ni uburara. Yes. Oya ntabwumvikana. Hanyuma njyewe mbona impamvu abakobwa bagira pressure nuko bashaka kwikuraho icyo gisebo cy'uko atwite inda azamara amezi 9 iwabo imbere y'ababyeyi, atwite inda y'umuhungu utaraje n'iwabo, utanamukunze, batanazi, akavuga ati ahubwo ndapfa kugenda. Gusa abakobwa njyewe Urumva ko mara igihe. Ubwo urumva ko uramba rujemo. ni za zindi nyine zisenyuka, ariko nanjye nkubwiye impamvu abakobwa bagira iyo pressure. Ariko icyiza abahungu mureke gutesha, turabiyamye, mureke kuduteshereza abana b'abakobwa umutwe. Nimba uzi ko ugomba kumutwara mutware, kandi nimba uzi ko umuteye inda mushake. Ese ni iki cyane? Dusoze. Abakozi turagushimiye. Urakoze cyane. Abantu bakoreye subscribe kuri MDTV show. Live TV mugenda mukore subscribe kuri MDTV show. Za commentaire zanyu nta kibazo naho mwiteke nta kibazo birebe. Oya ntago byemewe. Iyo umuntu atukanye nibyo bafite muri we. Abakubwiye ngo dukomeze ndacuramye usengere turamuke. Guys, mwakoze kubana natwe mugende mu mushigikire, ni umukozi w'Imana, ni umuntu ufite amajambo meza cyane. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi, ibiganiro byacu nakagaruka. Bye. Bye bye.